kugira ngo mbahe itangazo kuri uyu mwanya. Hanyuma y'intambara mwari mumaranye igihe, hanyuma y'ibigeragezo mwari mumazemo iminsi, hanyuma y'imiriro isi yari yacanye, hanyuma y'imigezi mwabonaga yendaga kubasumana ngo batembane, hari ishimwe Imana iremye ku buzima bwanyu. Hari mvugana n'abantu badukurikiranye muri uyu mwanya, hari Imana ibana natwe, hari Imana ihagarana natwe, hari Imana iturindiraho abandi baguyeho, abandi bashiriye, ikadushyiraho uburinzi budasanzwe. Nagira ngo mbabwire bavandimwe, hari ingabo Imana igiye gutanga ku buzima bwanyu, hari amahanga Imana igiye gutanga ku buzima bwanyu, hari ibintu Imana igiye kwemera ibitange, ariko wowe ubeho. Imana ishimwe cyane. Hari ahantu ugiye kunyuzwa hakomeye kandi urahasohokana y'amashimwe. Nagira ngo ntangarize abantu bamaze igihe mu buzima bubakomereye, mu buzima bahura n'ibintu bibanyeganyeza, mu buzima bahura n'ibintu bimeze nk'imiriro, mu buzima burakuba babonaga umuriro ariko ntubone imbaraga zizimya uwo muriro. Hari imbaraga Imana igiye kuzana ku buzima bwawe, zikurindire mu muriro, zikurindire aho abandi baguye, uhasohoka uri muzima kandi usohokane y'amashimwe amashya adasanzwe. Nagira ngo mvuge iri jambo, Bwana sifiwe sana. Ushobora kuba hari amaboko agusumiriye, hari amaboko akwegereye, wabonaga kunaze mu muriro. Nagira ngo ubwire mu muriro nturi wenyine, hari uwakane ugomba kubana nawe, hari uwakane uhagarana nawe mu bibazo, hari uwako iramubwira ngo ndibakunaga mu muriro. Ubundi buriya tugera mu bitwica Imana yaragezeyo kera, tugera mu miriro Imana yagezeyo kera, tugera mu migezi Imana yagezeyo kera, tugera mu ntambara Imana yagezeyo kera. Bwana sifiwe sana. Ntabwo ibintu bitwica ahuye n'Imana ukakira Imana mu buzima bwawe, ikuvugaho ibidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Bwana sifiwe sana. Nubwo hari imigezi, nubwo hari imiriro, buriya hari igihe isi icana umuriro, isi kenyegeza ikavuga ati uyu muntu we ahantu turamunagayo. Umva ko avuga ko afite Imana, ko afite ngo bagira uburinzi, ngo bagira Imana ibakurikirana, turamunagayo byanga byakunda. Hari igihe ubona inyanja ukibagirwa icyo Imana yavuganye nawe, ariko nubona inyanja ukabona ibyagutembana, jya wibuka ijwi ry'Imana ryavuganye nawe ko nugera mu muriro utazashya, n'imigezi itazagutembana. Bwana sifiwe sana. Iyo ugeze ku nyanja, Imana yaravuze ku nyanja, inyanja iguha inzira. Iyo ugeze mu muriro, Imana yaravuze ku muriro. Nagira ngo ubwire uva muri muzima n'imyenda yawe n'imisatsi yawe nta kintu yabaye. Nyuma yuko umaze kuba mu buzima bwubaha Imana, bwubahisha Imana, hari ikintu Imana ivuze. Iravuze ngo nzatanga amahanga nyatange ku bwawe. Amahanga n'abadahagije ntanga Iseba, Iseba niyo badahagije ntanga Etiyopiya, Etiyopiya niyo badahagije ntanga Egiputa. Nzatanga ingabo nyinshi zipfe, ariko wowe ubeho kuko wa mbere inkoramutima, ukaba wo kubaha. Haleluya. Nanjye nkagukunda, icyo nicyo kizatuma shuti yanjye hari ahantu Imana igiye kukunyuza, hari ahantu Imana igiye kugutambutsa, hari imbaraga zikomeye Imana izanye ku buzima bwawe kugira ngo ikuramire aho abandi baguye kuhatambuka. Imana ihashyize uburinzi bukomeye, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Mwitegure kwakira amashimwe adasanzwe ku buzima bwanyu, kuko hari icyo Imana ivuganye namwe kuri uyu munsi, hari icyo Imana ivuganye namwe muri iri jambo. Iravuze ngo igiye gutanga ingabo, igiye gutanga amahanga, igiye kubanyuza ahantu hakomeye kandi uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya no imbere ya kamera twafite umukozi w'Imana twamutumiye yatangira asuhuza abadukurikiye akanabibwira. Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe kubana namwe kuri uyu munsi. Nitwa Vumbiriya Jean Claude,
ntuye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. yego Nkaba nkorera umurimo w'Imana ku Gasave kuri ADPR. yego Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe cyane. Amen. Mushumba wambaye neza. Murakoze cyane. Njye ndi mu bantu bakunda kubwira abantu ko bambaye neza. Asante sana. Kandi uri umuntu yambaye neza, iyo umuntu ameze neza ubyumva ko ameze neza. Ngiye binameze nabi nakubwira mbere nyuma ya kamera nabanza nkabwira ati ibintu ntabwo bari byiza. Yego. Ibi si byiza rwose nta nubwo ndi kubikunda. Kambwira nkahita nkubwira ati no. Ugahita umbwira nta kibazo tuzakora ubutaha. Vumiriya Jean Claude witeka guha umugisha. Amina. Uri umupapa. Asante. Ndagira nkwibarize ikibazo ariko mbere yuko nkubaza ndagira ngo ubanze usengere iyi gahunda yacu turimo yivuga butumwa. Imana ize kubana natwe, abamarayika baze kubana natwe. Mana uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Elohim, uri El Shaddai, uri Jehova Nisi, Jehova Ir, Jehova Shalom. Ubereye mwiza abagutegereje, habwa icyubahiro kuri uyu munsi kuduhaye ibihe byiza byo kuba imbere yawe. Turasenze ngo umuntu wese uri gukurikirana iki kiganiro agira umugisha, abone Imana, yumva Imana, natwe utugirire ubuntu, tugirire neza uhereye dutangiye kugeza dushoje, utubere igisubizo, utubere Imana, utubere ubwihisho, n'abantu bose badukurikiranye ubabere igisubizo binyuze mu ijambo ryawe, ndetse n'ikiganiro turi bugirane kuri uyu munsi. Habwa icyubahiro nikuzo kubikoze kandi kubyumvise mu izina rya Yesu wa Nazareti. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Nakwibariza akabazo nashaka kubaza, utubazo nako mba mfite utubazo dutandukanye nk'uko abagenda mpa. Hanze hari akajagari ko gukora umurimo w'Imana biragoye, yavunanye bitewe n'uburyo abantu bamwe bagiye batukisha izina ry'Uwiteka. Nagira nkwibarize ni iyihe nama wagira abakozi b'Imana bagenzi bawe, n'iki wabwira n'abakristo ko bigoye? Twese benshi babita batekamutwe, ngo inda zabatanze imbere. N'iki wagira inama abakozi b'Imana bagenzi bawe n'abatega amatwi abakiriya banyu cyangwa abakristo banyu? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere nabwira abantu badukurikiranye cyangwa se abakristo ndetse n'abatarakizwa, nuko uhereye kera kose habagaho abakozi b'Imana b'ukuri, hakaba n'ab'ibinyoma. Kuva isi yaremwa ntabwo umuntu yigeze ashoboka, ariko habayeho n'abashobotse. Iyo urebye hari abagabo bagendanye n'Imana, babana n'Imana, baba intangarugero, baba icyitegererezo. Hari n'abandi babaye babi kandi Bibiliya ikabita babi. Ugiye mu gihe cya ba Nowa usanga Nowa yarabaye muzima, ariko mu gihe cya Nowa hari abandi bari bananiranye. Nababwira ngo Yesu ntabwo yadutumye kuvuga, ahubwo yadutumye kwera imbuto. Kuvuga nibyo, ariko kwera imbuto. Ntabwo Yesu yigeze avuga ngo muzabamenyera ngo kubo bavuga, yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Icyo nsaba abakozi b'Imana mbagira n'inama bagenzi banjye no kwera imbuto, kuba icyitegererezo. Ntibabe nka cya giti cy'umutini kiteza imbuto, cyari gitoshye ariko umwami acyegereye ntiyabonaho imbuto arakivuma. Ni byiza ko tuba abakozi b'Imana b'intangarugero, b'inyangamugayo, b'icyitegererezo, ku buryo umuntu akureba akakubonamo Kristo. Iyo Paul yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Dukwiye kuba icyitegererezo ku buryo umuntu akwigiraho, yakubona akabona Kristo, yakubona akabona Imana. Icyo nabwira rero abakozi b'Imana bagenzi banjye no kwera imbuto, no kuba icyitegererezo. Ntituvuge gusa, nitumere nka za ingunguru itarimo amavuta irarangira cyane, nta kintu kiba kirimo, ahubwo tube itabaza rimurikira isi, tube umunyu w'isi, ku buryo umuntu nakwegera yumva uburyohe bwa Kristo. Hanyuma abakristo icyo nababwira nabo ni ukuba abakristo beza. Abakristo batangiye kwitwa abakristo mu Antiokia, ngo barebye imyitwarire yabo, barebye imyifatire yabo, babarebye aravuga ngo aba ni abakristo. Ntabwo bigeze bo biperezida bavuga ngo twebwe ngo turaba, oya, ahubwo ngo barebye imyifatire yabo, barebye imigendere yabo, baravuga ngo aba ni abakristo. Rero nabagira inama yo kugenda neza, kwitwara neza, kwera imbuto zikwiriye abihannye bamenye Kristo. Bane bamugisha. Mushumba, abakristo bamaze iminsi bitotombera ibintu bijyanye n'imaturo n'ibya 10, ariho nahereye mvuga ngo bari kubita abantu b'inda ndende.
ariko njye siko mbibona. Niki icya 10 muri iki gihe n'amaturo kaba abantuza abatambyi batakibaho. Niyo mvuze abatambyi ni bandi babaga bari mu ihema ry'ibonaniro, yego, ihema ry'Imana. Niki ubivugaho muri iki gihe wowe, uburyo abantu bakwiriye kwitwara mu bijyanye no gukiranukira Imana mu bijyanye n'icya 10 n'amaturo? Iyo uvuze ngo abatambyi ntibakibaho, sinzi sasa ubivugiyemo, ariko abatambyi se ntibakibaho gute? Systeme nakubwiye ngo mu ihema ry'ibonaniro habaga abantu bari bashinzwe gutamba babayo, ibitambo babayo. Ubu ngubu ntabwo mukiba mu rusengero, nta n'umupasiteri uba mu rusengero. Yego, barataha bafite abagore, bafite amashuri, bamwe n'abadirecteur n'abadirectrice, ugasanga ni n'abapasiteri bafite amabutike akomeye n'amamodoka akomeye. Ibyo bintu ndagira ngo bishyireho umuco. Icyo uvuga abakera babaga mu mahema, niko systeme yari yubatse. Hanyuma kandi uko ikinyejana kigenda gihinduka, ni nako systeme zigenda zihinduka. Ntabwo abatambyi bavuyeho, baracyariho, gusa bahinduriwe izina, babita abapasita, babita ba musenyeri, bitwa bande, ariko abatambyi baracyariho kandi bahagarariye Imana. Icyo navuga, ntawakwiyeho icya 10 kiretse za nyigisho numvise z'ubuntu zaje ngo Yesu yabirangije ku musaraba, ariko nabyo urugendo kareba ni ibiki Yesu yarangije. Yakuyeho ibitambo, kuhura n'Imana bigoranye cyane, abo mutambyi abigitambo, aduhuza n'Imana. Ibyo gushaka amafu ya Yefa, ibyo gushaka imfizi, ibyo gushaka inuma, ibyo yabivanyeho. Nicyo Yesu yarangije ku musaraba, yakuyeho urusika rwaduhuzaga n'Imana. So ariko ntabwo Yesu yigeze ababwira ngo mugende mwikorera ibintu byose, ndababohoye mukora ibyaha mugire gute. Ubwo nta kimana yaba yaratangiye umwana wayo. Yatanze umwana wayo kugira ngo dukizwe, kugira ngo tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. So rero Bibiliya nta hantu ivuga ngo ntimuzatanga icya 10, ntimuzatanga amaturo. Niba wemera Bibiliya, ndayemera, emera icyo Bibiliya ivuze. Gendera ku mahame n'amategeko ya Bibiliya, mukiba abakristo. Gendera muri Bibiliya, ntago ari kubiba. Nta wigeze ajya mu mufuka w'umuntu ituro, nta uza ngo ubwire ngo ritange ku ngufu, ritangwa n'umutima ukunze. Hari icya 10, iryo ni ihame. Niba uwizera Imana ukemera nicyo birivuga, cyubahiriza. Niba bikonene uvuga ati iki kiransinze, ko nta muntu utagira hatsindwa. Niba wemera ituro ry'umutima ukunze, ritange n'umutima ukunze, numva bitakurimo ntawe ubiguhata. Ariko hari benshi bayabahata. Hari wazanye imvunda. Oya, hari benshi mushumba. Dushyire ikintu kuri kuri umucyo. Kuba muri korali bisaba igiciro. Naguciye mwiza. Hari na korali utaba muri umukene. Ibi bintu byaje mu rusengero bimeze nk'ibimina. Icyo si ikimina. Niba korali igi ni foromo, ikagira ibyuma, sibyo? Utekereza nyine kurayibamo se, uragenda uyibemo, nta niforomo ugira, nta nkweto, nta myenda. Bivuze ngo harabamereye kuba muri korali n'abatabyemerewe. Nta utabyemerewe. Kuki mutateranya muri korali ngo mumufashe ayibone ko afite umuhamagaro w'Imana? Icyo wagira inama abo baririmbyi cyangwa n'abantu baba mu bintu runaka, wabagira inama ko umuntu udafite ubushobozi bamufasha kugira ngo nawe abone iyo niforomo. Ariko si ihame kugira ngo bamufashe. Hari n'amakorali nzi akomeye, kuyijyamo bisaba diplome, warize kandi ufite n'akazi. Udafite akazi ntabwo yibamo. Aya ntago nyasi. Nk'urugero sindayabona. Nyiguha urugero ngewe, nyivugire kuri kamera, nayivuga. Nayivuga ikomeye kandi iyo mu muki. Iyo ntayenze. Kuba muri Yesu ntago bisaba diplome, bisaba kuba aho uvuka, kuba muri Kristo. Urabyumva? Yesu yatwakiriye twese. Abagufi, abarebare, inzobe, ibikara, abize, abatarize, n'abaciriyeho iteka nk'ababaraba. Yesu yarabakiriye. Iyo korali rero iyo miziro iracyayifite n'iyakera. Abo bantu wabagira inama yo gusoma Bibiliya neza. Yego. Kumva icyo Yesu yavuze, cyangwa bakagiye donc bakigira kuri Kristo, bakareba icyo bagomba gukora. Niba Yesu ntawe yaheje, nawe ntawe ugomba guheza. Agakiza nta muntu gahejweho. Umuntu wese ubishaka ukemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uwo arakizwa kandi akaba umwana w'Imana. Ntabwo bavuga ngo twe turashaka abantu bavuka mu mujyi. Muri forumire z'agakiza kwa Mana ntabwo ari byo batubwira. Niba umwemeye ukamwizera, uraba umwana w'Imana.
so rero ibindi abantu bagenda bakora ni amahame bagenda bishyiriraho gusa ni abantu bavuga bati turabanenga ariko ibi bintu byo kurya n'ibiki byose ibyo ni ibintu bagenda bishyiraho by'amaforomire turabanenga ariko abo wabagaye cyangwa se ukabagira inama oya ndabanenze ubundi si wabagira inama Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremereye muze musange ndabaruha uwo ni Yesu ariko uwo ni Yesu kandi wambwiye ngo dutere ikirenge mu cya Kristo uwo ni Yesu wabivuze kuko nkubwiza ukuri none se hari abo yaruhuye hari n'abataruhuye buriya hari ikintu wenda twebwe tutashobora nk'abantu ariko Paul yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga siko yavuze niko yavuze so no kuvuga ngo rero ntabwo wakwakira ibandi uzi ko ari ibandi ngo riraze mu rugo urara utanakinze kandi uzi ko ripfumura amazu ritera gatarinari ndetse ryica n'abantu kuko Yesu yahamagaye indaya yahamagara nako ngo ni nyamibwa ni indangamirwa amazina yarahindutse yahamagaye abashobotse n'abadashobotse ariko nkubwiza ukuzi ko umuntu ari ibandi rimwe ripfumura amazu ritera gatarina kugira ngo uryakire wa Fred uvuge ati dara hano rwose niki kuki amadini ari kurwanya abanyamuhamagaro no kubera iki ni igihe dusohoyemo ese wemera ko abanyamadini ari bo babambye Yesu abo yazuye abantu abo yahaye umutsima wemera ko abanyamadini ari bo bamubambye bamugambaniye icyo rero wigitindaho ababambye Yesu we ntibakugirira imbabazi ikindi abantu uvuga bananiranye ndiko kuri abantu tuvuga ngo bananiranye bagize bati sibyo ntabwo umuntu yigeze ashoboka nusoma biriya neza witonze urasanga umuntu yaraniranye guhera isiremwa Imana ire mu muntu ikamushyira muri Edeni ntabwo umuntu yigeze ashoboka ugiye kwa Adamu ukagenda ukareba ibyo Adamu yavuze n'ibyo umugore we yavuze n'iby'inzoka ni ukuvuga ngo umugore yabwiye Imana ati ye butararemye Adamu yabwiye Imana ati butararemye uyu mugore simba nacumuye babajije umugore ati inzoka y'ubutarayiremye simba nacumuye bitana ba mwana umugabo ati nawe umugore wampaye yasaruye n'ibindi bitana ba mwana umuntu ntaremera ikosa ntaremera icyaha ntabwo umuntu yigeze ashoboka ariko Yesu yaravuze ngo mwuka naza azabemeza ibyaha byanyu azatsinda ab'isi kubera iki mwuka wera yaje tugakomeza kunanira umwuka wera ntago bamwakiriye banze kumwakira abantu baramukwebye ariko hari igihe umuntu avuga Imana ariko itari muri we hari n'igihe umuntu avuga ibya mwuka ariko nta mwuka agira hari igihe umuntu yigisha iby'ijuru ari ukuyobora abantu ameze nk'icyapa buse iyo usomye Matayo 20 ntavuga ngo nzabihakana ndahasoma nzabihakana amabwire ngo sinigeze reba kuba warubatse ayo mazu uvuga waratangisha ayo maturo warakoze imirimo itandukanye ariko bakavuga bati ntitukuzi Yesu akavuga ati sinigeze nkomenya ati ko nahagurikije ibirema ko nayikoze ibinini ariko abo bantu bafite umurongo barengera uvuga ngo Imana izagara ku bitugo byabo ngo ibwirize ubwoko bwayo hari irindi jambo nabyo bitwaza avuga ngo n'intungane bwira icumuye kangahe karindwi amagambo ntajya nemera ngewe aba bantu ko bafite usanga n'abasinzi bafite ingingo barengera kuki Bibiliya ifite ibintu birengera abantu bose iri juru turi kujyamo ese mushumba iri juru mumwe muribona mute mwe mwakire mwegera Imana cyane cyane nk'abashumba iri juru muraribona rute ko mbona ni indaya zizatanga n'abasinzi bazatanga abashumba kujyayo Bibiliya iravuga ngo ubwami bw'Imana so bw'amagambo ahubwo ubwami bw'Imana n'ubw'ibikorwa buratwaranirwa ntago ari ukubuvuga kujya mu ijuru so kubivuga kujya mu ijuru no kubikorera ikintu kizatangaza abantu no ugeze mu ijuru no kuzasanga umuntu wari uzi ko azajyayo atariyo ahubwo asanga umuntu wari uzi ko ataribona ari we wicaye so wemera ko umuntu umwe wananiranye kuri finale kuko kakanyuma yavuga ati Mana mbabarira nakosheje akihana agataha ubwami hakaba ari undi muntu ushinga iryinyo kurindi akavuga ati urumva ntabwo akanga kwakira ubwami akavuga ati ngewe niba ari ukurimbuka ndimbuka kama mbaya hari abantu bemera akaba ati ngewe nzarimbuka ndakorera Satani ariko ikibazo nuko tutamesa kamwe gukorera Satani uwerure ukorera Imana werure hari abantu bafana bakisiga amarangi uzacunge iyo APR n'abareyo bakinnye amakipe yo yakinnye hari abantu bisiga bakikorera n'utubindi bagafata n'amafara bagafata na za vuvuzera bakavuza mu nzira ku buryo imihanda banayihagarika bari abantu baba bashyizemo agatege gati twe turabafana turabyemera twaramaramaje kuvuga rero niba dukorera ubwami dukorera Imana reka tumaramaze niba ari Satani maramaze nuko dukwiriye kubaho muri ubwo buzima Yobu yaranditse muri 28 avuga ngo maze ibwira umuntu iti dore ukubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka abantu
kwa ubwo bwenge ari bwo nzi Yobu yavuze Imana igikunda kuki abantu bavuga ngo ni mu buru ubwenge izabata bakihangira uburyo bwo gusenga bakihangira uburyo bwo kubaho kandi Imana yatanze formule y'ubuzima bwo kubaho muri Kristo Yesu ariko usanga abantu bari kwihangira uburyo bwo gusenga ibi bintu nk'abashumba mwe mu bifatira uwe mwana we musenga mubwira Imana ibiki ndagira ngo ukivugeho ese wenda se nko gusubiza inyuma gatoya kwihangane kuba ngo ushubije inyuma wemera ko Mose Imana imuhagurutsa n'Abisirayeli yamubwiye ko azagera i Kanani cyo kibuka yarababwiye ngo mbajyanye i Kanani Mose yarafite isezerano ryo kugera i Kanani kuki yaguye mu nzira se n'abantu yarayoboye abakristo yarayoboye ariko mushobora rero no komi urusyo ryo koma ningasiriye tuvuga ngo abashumba ngo barananajye ureba nabo bashumbye Mose yaguye nzira bibasiye bano misi abashumba bafite oya ngewe ndacyakubaza ibibazo ku bashumba kuko abashumba Mose yarimbuwe n'iki nicyo nkubaza nanjye subiza abakristo bagera yarimbuwe n'iki baramututse arambwira ati wowe n'Imana mwatuvanye mwe Egiputa kuza kudutsinda ahangaha mwe Egiputa ntamva zabagayo ngo baramutuka arambwira ati duha amazi dukeneye amazi urabyumva ngo Mose baramutuka agera ku rwego arakara ajya kubwira Imana ati Mana ababisirayeli mbagire nte Imana iramubwira ati wowe gabanya uburakari genda ufate ya nkono ukubite ku gitaro ubaha amazi yo kunywa agenda n'uburakari yabwiye Imana arabwira ati abisirayeli basaba amazi narababyaye uzasomera igende narababyaye ariko hari abantu bagira umurengwe hari abantu bagira mu ntama harimo ihene abashumba benshi barashinzwa ko iyo mumaze kugera ku ntebe y'ubushumba ndakubaza uyu munsi burase ni bose nakuzi mumaze kujya ku ntebe y'ubushumba ngo kwihiriza ubusa ngo twababaye iminsi myinshi kwihiriza ubusa muhita mubireka no gusenga mu buryo wasengaga kera no kubera iki muhindura uburyo bwo gusenga nuko ubuzima buba bwarahindutse ahantu wakuye imbaraga ntukwiriye kuhirengagiza uko niko gutsindwa kwawe niba warahamagawe hari abantu bahamagaye basengwa kiracyemera hari n'abandi bahamagawe babashumba ariko izo foromire zo kwiriza 7 ukaba atabishobora kandi agakorana n'Imana hari n'undi muntu imbaraga ze aho zishe buriya buri muntu wese aba afite uburyo akorana n'Imana urabyumva niba imbaraga zawe zishingiye mu isengesho wivaho hano wahuriraga n'Imana uburyo wakoranaga n'Imana wibutakaza iyo ni nama naha abantu reka Imana tuganire ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 43 muri Yesaya 43 umurongo waho wa mbere tuganire ijambo ry'Imana haravuze ngo ariko noneho Uwiteka bakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca no mu migezi ntizagutembana nunyura mu muriro ntuzashya kandi ibirimi byawo ntibizagufata amen Bwana sifiwe sana amen nagira ngo tuvugane kuri aya magambo Imana yabwiye Yakobo cyangwa se Isirayeli murabyuka ko Yakobo ari we wahinduwe Isirayeli yahuye n'Imana Imana imuhindurira izina iyo uhuye n'Imana Imana ikora ikintu kigaragaza ubumana bwayo Yakobo yahuye n'Imana afite imiruho afite inkurikizi murabyibuka ko yabaye kwa Labani hafi imyaka 20 yatendeye abagore imyaka 14 amara imyaka 5 aragira umukumbi bamuriganya kubera ko nawe yakoze ikintu cyo kuriganya yariganyije mukuru we ubutware yariganyije mukuru w'umugisha ibyo bintu rero byaramukurikiranye naho yagiye yari afite inkurikizi yari afite ibintu bimukurikirana ariko agira amahirwe Imana ijya kumuvana kwa Labani nusoma Bibiliya avuga ngo Imana isanga Yakobo iramubwira ngo utahe iwanyu ujye aho uvuka ku nkomoko yawe Bibiliya iravuze ngo Imana ihata Yakobo gutaha ariko ntiyatuma ataha amasa nta kintu atahanye ngo isanga Labani iramukangara iramubwira ngo umugaragu wanjye waramuriganyije none nujya kumusezerera ntumusezerere imbokoboko gusa ahubwo mupasure munganye Bibiliya iravuga ngo barapasura baranganya Bwana sifiwe sana Labani amurekura atabishaka ariko aramurekura nusoma Bibiliya witonze urasanga Labani n'ubundi yaramukurikiranye mu nzira ariko Yakobo mu kuvugana na Labani nyirarume aramubwira ngo iyaba Imana ya data Imana ya Abrahamu itagusanzira ijoro ntuba wabuze kumusezerera amaramasa ariko ijoro Imana yagukangaye Imana ihimbazwe cyane nagira ngo mvugane n'abantu badukurikiranye muri uyu mwanya abantu
bizera Imana, biringiye Imana, bategereje Imana, Imana igira ibintu ikangara ku buzima bwabo. Labani ashobora kugurekura atabishaka ariko akabyemezwa n'amaboko y'Imana. Ikindi shaka kuvugana n'abantu b'Imana badukurikiranye, amen. Imana ni kuvana mu maboko yaragufite yarakumaranye igihe, ntabwo izakuvanayo imbokoboko gusa, oya, izakuvanayo n'ubutunzi bukomeye. Yakobo ajya kuva kwa Labani ntiyavuyeyo n'imbokoboko gusa, Imana yamuvanyeyo n'ubutunzi bwinshi. Wanasifiwe. Iyo usomye Itangiriro muri 32 usanga Yakobo yageze ahantu biravuga ngo araharara. Wanasifiwe sana. Ngo mu gicuku nijoro bari kwambuka, yambuka akagezi Yaboki, yambutse ibintu bye, yambutse abagaragu, yambutse inshoreke, yambutse abana, ngo amaze kubyambutsa agaruka inyuma asigarayo wenyine arasenga. Bibiliya biravuga ngo ahita ahura na marayika, marayika bakirana ijoro ryose. Yakobo akabwira sinkurekura utamaye umugisha. Ngo bugeze mu rukerera marayika aramubwira ngo ndekura kuko bukiye abantu bagiye kutubona. Yakobo aramubwira ati sinshobora kukurekura utamaye umugisha. Nusoma Bibiliya ngo yamuciye n'umutsi wa kwinyonga uyitako urareguka, ariko Yakobo ngo yakomeza aramufata. Marayika aramubaza ngo urinde, aramubwira ngo nitwa Yakobo. Marayika aramubwira ati ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha, ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Biravuga ngo amuhera umugisha aho hantu. Haleluya. Amuhera umugisha aho hantu, ngo ahita Penuweli. Yakobo aravuga ngo kuko ndebesheje Imana n'amaso yanjye sinapfa. Biravuga ngo arenga uwo musozi acumbagira ayinyagurika bitewe nuko marayika hari umutsi yagize gute yakozeho urareguka. Iyo duhuye n'Imana itwakuba Yakobo ikaduhereza ubumana. Wanasifiwe sana. Kuri uyu munsi ndashaka kuvuga iki? Ku bantu bavuganye n'Imana usanga abantu benshi bavuga ngo Imana yavuze ibi, nibyo koko Imana yarabivuze, ariko mu bintu Imana yavuze ntigeze ivuga ko tutazahura n'ibibazo, ntigeze ivuga ko tutazahura n'amakuba, ntigeze ivuga ko tutazahura n'imigezi, ntigeze ivuga ko tutazahura n'ibigeragezo, ntigeze ivuga yuko tutazanagwa mu miriro. Oya, Bibiliya ikivuze hariya yavuze ngo muzaca mu miriro, ntago muzashya n'ibirimi byawo nibizagufata. Ariko ya 32 avuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose. Inshingano z'Imana ku buzima bw'abayizera ni ukubarindira mu byabica. Buri Imana ishobora kutakuvana mu bigeragezo, ishobora kutakuvana mu bibazo, ikaguha imbaraga zigutuza mu bibazo nk'uri mu bisubizo. Ikindi abantu bose ubona babaye muri Bibiliya bakaba intangarugero bakaba icyitegererezo, ntabwo ari uko batigeze bahura n'ubuzima bw'ibibazo n'ibigeragezo. Bahuye n'amakuba, bahuye n'ibyago, bahuye n'intambara, bahuye n'ibibarwanya, bahuye n'ibigeragezo, ariko Imana bizeye, Imana bakiriye barindira muri bya bintu bahagazemo. Niyo mpamvu Imana yavuganye na Yakobo iramubwira ngo uzaca mu migezi, ntabwo izagutembana, ariko imigezi uzaba wayiciyemo. Ariko inshingano z'Imana no kumurindira muri ya migezi, uzaca mu muriro ntuzashya n'ibintu byawo ntibizagufata kuko wambereye inkoramutima. Ariko ako kantu bakita akantu k'umwihariko, kuko wambereye inkoramutima. Ariko woweho nuca. Iryo ni ijambo ry'umwihariko, ni ijambo ridasanzwe Imana ivuga ku buzima bw'abantu bayubaha. Iyo wahuye n'Imana ukakira Imana mu buzima bwawe, ikuvugaho ibidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Wanasifiwe sana. Nubwo hari imigezi, nubwo hari imiriro, buriya hari igihe isi icana umuriro, isi kenyegeza ikavuga ati uyu muntu we ahantu turamunagayo. Umva ko bavuga ko afite Imana, ko afite ngo bagira uburinzi, ngo bagira Imana ibakurikirana, turamunagayo byanga byakunda. Ariko nusoma Bibiliya ivuze iki? Imana iravuze ngo Yakobo nuca mu muriro ntuzashya, ibirimi byawo ntibizagufata kuko wambereye inkoramutima, ukaba wo kubahwa nanjye nkagukunda. Icyo nicyo kizatuma. Wanasifiwe sana. Hanyuma y'uburinzi Imana yemereye Yakobo iramubwira ngo nibakunaga mu muriro. Ubundi buriya tugera mu bitwica Imana yaragezeyo kera, tugera mu miriro Imana yagezeyo kera, tugera mu migezi Imana yagezeyo kera, tugera mu ntambara Imana yagezeyo kera. Wanasifiwe sana. Ntabwo ibintu bitwica Imana ibitanga, donc ibitanga kugera kuri tere aho bizatwicira, aho bizadutegera. Imana igerayo kera mu muriro, Imana yari yagezeyo kera. Bashaduraka babanaze mu itanura, ariko Imana yagezeyo kera ivanamo ikibica, umuriro bushyiramo hagati na hagati. Nusoma Bibiliya abasore batinze mu muriro na Nebukadinezari abona uwakane udasa n'abantu. Hariho ikintu Imana ikora ku buzima bw'abayizera ku buryo n'abapagani berekwa.
Nebukadinezari yarahishuriwe abona uwa kane udasa n'abantu, aravuga ngo ndabona uwa kane ariko ntasa n'abantu, twashyizemo batatu ariko ndabona uwa kane udasa n'abantu. Burya hari uwa kane ubana natwe muri ya miriro, hari uwa kane ubana natwe muri ya migezi, hari uwa kane ubana natwe muri bya bintu byatwica. Wanasifiwe, haleluya. Uwa kane abana natwe akinjira mu byatwica, agakuramo imbaraga yatwica, agasigazamo imbaraga izatuma tuvayo. Ni ukuvuga ngo aba basore batatu Imana yabarindiriye mu itanura, banabavanamo biravuga ngo basohokamo babihumurije basanga nta mwotsi, babihumurije mbese basanga agaparufe biteka aracyabariho, basanga umusatsi wabo ntacyo wabaye, ngo n'imyenda yabo ntacyo yabaye. Nebukadinezari aravuga ngo nta yindi Imana ikiza bene aka kageni atari Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedenego, niyo Mana yonyine ikiza. Imana ihimbazwe cyane. Wanasifiwe sana, haleluya. Nagira ngo mvugane n'abantu badukurikiranye muri uyu mwanya, hari Imana ibana natwe, hari Imana ihagarana natwe, hari Imana iturindiraho abandi baguyeho, abandi bashiriye, ikadushyiraho uburinzi budasanzwe. Imana yabwiye Yakobo iramubwira ngo nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya. Nagira mbabwire, hari igihe ubona inyanja ukibagirwa icyo Imana yavuganye nawe, ariko nubona inyanja ukabona ibyagutembana, jya wibuka ijwi ry'Imana ryavuganye nawe ko nugera mu muriro utazashya n'imigezi itazagutembana. Wanasifiwe sana. Iyo ugeze ku nyanja, Imana yaravuze ku nyanja, inyanja iguha inzira. Iyo ugeze mu muriro, Imana yaravuze ku muriro. Nagira nkubwire, uva muri muzima n'imyenda yawe n'imisatsi yawe nta kintu yabaye. Icyo kintu rero Imana yavuze ku buzima bwa Yakobo cyarokoye n'abuzukuru be n'abakomoka aho ngaho muri urwo rubyaro, banyura mu muriro ntibashya, n'ibirimo byabo ntacyo byabatwaye. Ahubwo abaje babatere nibo bahiye, Bashaduraka bava mu itanura bavuga imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe. Hari uburyo tuba tuvuga Imana mu buryo bworoshye, noneho Imana ikatwereka mu buryo bwisumbuye kugira ngo tubivuge mu buryo bwisumbuyeho. Uko wavugaga Imana wanyweye amazi y'ibishyimbo amaminwa ugasa neza ukagira ubwenge mu ishuri, ntabwo ariko wayivuga noneho uvuye mu itanura mu bigutwika, uyivuga mu buryo buri hejuru, mu buryo bwisumbuye. Nagira ngo ntangariza abantu badukurikiranye muri uyu mwanya, ushobora kuba wabonaga umuriro ariko ntubone imbaraga zizimya uwo muriro. Hari imbaraga Imana igiye kuzana ku buzima bwawe, zikurindire mu muriro, zikurindire aho abandi baguye, uhasohoka uri muzima kandi usohokane y'amashimwe amashya adasanzwe. Nagira ngo mvuge iri jambo, Wanasifiwe sana. Ushobora kuba hari amaboko agusumiriye, hari amaboko akwegereye, wabonaga kunaze mu muriro. Nagira ngo ubwire, mu muriro nturi wenyine, hari uwa kane ugomba kubana nawe, hari uwa kane uhagarara nawe mu bibazo, hari uwa kane uhagarara nawe mu burwayi, hari uwa kane uhagarara nawe mu bigeragezo. Uwo ni Kristo. Nebukadinezari yaramubonye aravuga ngo mbonye uwa kane udasa n'abantu, uwa kane agiye kubana nawe, ahagararana nawe, atindane nawe aho isi yakunaze, yibwira ko ugiye gupfa, urasohoka ufite amashimwe mashya kubera ko hari uwa kane wafashe umwanzuro. Imana ivuze iki kuri uyu munsi? Iravuze ngo nuca mu muriro ntabwo uzashya, nuca mu migezi ntizagutembana, n'ibirimi by'umuriro ntibizagufata. Imana ishimwe kuko wambereye inkoramutima, ukaba wo kubaha nanjye nkagukunda. Imana ibwiye Yakobo iramubwira ngo icyo nicyo kizatuma. Imana ishimwe cyane. Hanyuma yuko umaze kuba inkoramutima y'Imana, hanyuma yuko umaze kuba mu buzima bwubaha Imana, bwubahisha Imana, hari ikintu Imana ivuze. Iravuze ngo nzatanga amahanga nyatange ku bwawe. Amahanga n'aba adahagije ntanga Iseba, Iseba niyo badahagije ntanga Etiyopiya, Etiyopiya niyo badahagije ntanga Egiputa. Nzatanga ingabo nyinshi zipfe ariko wowe ubeho kuko wambereye inkoramutima, ukaba wo kubahwa. Haleluya. Nanjye nkagukunda, icyo nicyo kizatuma nanga ingabo nyinshi zigapfa kuko wambereye inkoramutima. Nagira ngo mbabwire bavandimwe, hari ingabo Imana igiye gutanga ku buzima bwanyu, hari amahanga Imana igiye gutanga ku buzima bwanyu, hari ibintu Imana igiye kwemera ibitange ariko wowe ubeho. Imana ishimwe cyane. Hari ahantu ugiye kunyuzwa hakomeye kandi urahasohokana y'amashimwe. Nagira ngo ntangarize abantu bamaze igihe mu buzima bubakomereye, mu buzima bahura n'ibintu bibanyeganyeza, mu buzima bahura n'ibintu bimeze nk'imiriro, mu buzima bahura n'ibintu bimeze nk'inzuzi zihorera. Nagira ngo mbabwire ngo hari imbaraga zikomeye Imana izanye ku buzima bwanyu, aho mugiye kuhatambuka, aho mugiye kuhanyura kandi mugiye gusohokana y'amashimwe akomeye. Haleluya. Iyo usohotse mu bigeragezo, iyo usohotse muri izo ntambara, iyo usohotse mu itanura, iyo usohotse mu bigezi, nta kindi kibaho ni ukwamamaza ishimwe ry'Imana yawe. Nebukadinezari yaravuze ngo umuntu uzasenga iyindi Mana atari Imana y'aba basore azatemagurwe ndetse n'urugo rwe ruzahinduke icyavu. Nta yindi Mana ikiza bene aka kageni. Nagira ngo mbahe itangazo kuri uyu mwanya, hanyuma y'intambara mwari mumaranye igihe, hanyuma y'ibigeragezo mwari mumazemo iminsi, hanyuma y'imiriro isi yari yacanye, hanyuma y'imigezi mwabonaga yenda
yendaga kubasumana ngo ibatembane. Hari ishimwe Imana iremye ku buzima bwanyu, hari ishimwe Imana iremye mu mibereho yanyu. Bibiliya iravuze ngo Nebukadinezari aravuga ngo nta yindi Imana ikiza bene aka kageni atari Imana ya Shaduraka. Imana yawe igiye kwamamara, Imana yawe igiye guhabwa ikuzo, kuko hari ikikoze muri ibyo bibazo wari ufite muri kino gihe. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Bwana asifiwe, kuko wambereye inkoramutima ukaba uwo kubaha nanjye nkagukunda. Icyo nicyo kizatuma ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima. Nshuti yanjye, hari ahantu Imana igiye kukunyuza, hari ahantu Imana igiye kugutambutsa, hari imbaraga zikomeye Imana izanye ku buzima bwawe kugira ngo ikuramire aho abandi baguye kuhatambuka. Imana ihashyize uburinzi bukomeye. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mwitegure kwakira amashimwe adasanzwe ku buzima bwanyu, kuko hari icyo Imana ivuganye namwe kuri uyu munsi, hari icyo Imana ivuganye namwe muri iri jambo. Iravuze ngo igiye gutanga ingabo, igiye gutanga amahanga, igiye kubanyuza ahantu hakomeye, kandi murasohokana y'amashimwe akomeye. Aho mwari mumaze iminsi, aho mwari mutinze, hari ibendera y'ubutsinzi igiye kuzamurwa ku buzima bwanyu. Reka dusengane Imana muri uyu mwanya. Sinzi ibintu umazemo igihe, sinzi intambara umaranye igihe, sinzi ibintu bimaze igihe bikunyeganyeza. Umwanzi yacanye umuriro imbere y'ubuzima bwawe, ariko Uwiteka agiye kugutambutsa aho hantu. Imana igiye kukunyuza aho ngaho ufite amashimwe akomeye. Mana, ndagushimira Imana ikomeye. Ndasengera aba bantu bamaze igihe mu gihe cy'intambara, ndasengera abantu bamaze igihe Mwami hari amaboko abanyeganyeza. Ndatura uburinzi bukomeye, ndatura intsinzi. Zamura ibendera ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Reka igitinyiro cyawe kibe ku buzima bwabo, reka amaboko yawe akora iby'imbaraga. Mwami, ubiyereke mu buryo budasanzwe. Amaboko yawe abaramire mu izina rya Yesu. Abisi yarisunitse ngo ibanage mu muriro. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara ubutsinzi, ndahamagara kunesha kw'Imana, ndahamagara icyubahiro cy'Imana. Reka ibyari intambara, ibyari ibibazo bihinduka amashimwe. Babona Imana mu buryo bushya, babona Imana mu buryo budasanzwe. Ndagushimiye ko barwaniriye, ndagushimiye ko biyeretse, ndagushimiye ko hari ingabo nyinshi utanze ku bw'aba bantu. Mwami, ukaba ubarwanira, ukaba ubiyeretse, ukaba ubagiriye neza. Ngushimiye ko baremeye amashimwe afatika, ngushimiye ko barwaniye mu buryo budasanzwe, ngushimiye ko izi ntambara zishyizeho iherezo. Ndagushimiye, habwa icyubahiro Mwami. Herekeza iri jambo risunikisha imbaraga zikomeye. Abari barwaye bakira ubuzima, abari bamaze igihe mu gihe k'intambara Mwami, ubaha amahoro, ubaha indirimbo nshya. Ngushimiye ko ubyumvise kandi kubagiriye neza. Ngushimiye ko barwaniriye kuri uyu munsi. Habwa icyubahiro n'ikuzo kuri Imana ibikoze mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen, amen. Bakunzi bacu rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Amen. Asante sana. Imana bamugisha. Birashoboka ko hari umuntu wenda wagukenera aguhamagara kugira ngo umusengere, ushobora gutanga nimero kuri izi kamera. Nomero yanjye ni 0785 28 41 50 0785 cyangwa bakadukurikirana ku Bihamya TV. Iyo wanditsemo Ibihamya TV uhita ubona n'ubundi aho nyuze ibiganiro. Yego, murakoze. Imana bamugisha. Yes. Amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 50 53 54 9. Emmanuel Katanga Service, umukiriya n'umwami.